niba uri na nyirasenge koko tega amatwi mva amakosa y'umuhungu wawe niba koko ave ikigori kiba kigeze hano reka bivuga reka gushira hanze arankubita mbazi iki niba ari mukuri ari mukuri no mu muryango akavuga nimba barucisha make uyu ni umujura yibya n'umwana ntituzi niwe yamushyize ndakuruma wakwigiye impundu urashaka kwibwira uko byanjye bereza ibyanjye ihangane kureka ave kandi arakuruma reka murye wimfata mwice wimfata manze mwice oya uzana hano tubizanye ukuri reba zose yaryamye ari kuyitaka amatero ngare reba sha zararyamye hose ntago yaryamyeho asemana ubundi wowe urumana nankubita kandi ngwino reka kwiruka ntugakora amafuti nangiza ngo ihagarare mu muhereze amahana mva hano umuhereze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, kanizere ko umeze neza cyane dukujyana kuri Manzi na Innocent TV, ndikanizere ko umeze neza cyane. Wakoze subscribe ndagushimiye cyane no utarikora biri umwanya kugira ngo tubace kubanirwa na byacu bya buri munsi. Nigite paso cyatanga twakanza babere bishambre ryabuze vutabademu cyangwa sagankaniye abagugunye. Nyamuneka wakoze subscribe ndagushimira cyane. Uri umuntu umugabo uri w'agaciro. Nawe utarayikora ndibaza ko uyu ari wo mwanya kugira ngo uyikore kugira ngo tubashe kubanirwa na byacu bya buri munsi. Wakoze subscribe kuri cyo mu 500 nawe uri w'agaciro kuko tujya twahura mu bice bigiye bitandukanye mbandi kugira ngo mbangezeho shows zigiye zitandukanye aho wabuhereye hose. Nizere ko umeze cyane nawe utameze neza ejo uzamerwa neza. Uri mu majyepfo umajyagura sazuba ntuberenge bwaryo nabari mu bya kigenda gusuje cyane. Nawe uri hanze y'igihugu basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi ko n'abantu tubasha kuza ururimi twumvikana ushobora kuvuga nkumva icyo uvuze cyangwa se nanjye nkakumva bitewe n'icyo uvuze. Ndagusuje cyane aho uhereye hose kantuzi ingabo z'igihugu aho ziri hanze y'igihugu. Nizere ko umeze neza cyane nawe utameze neza ejo uzamerwa neza. Sari bayitera gutya sha naringeze narintanye ariko ntacyo nibwo ntanye ndumusivile ntago ndumusirikare ndumusivile ariko nanone aho bikomeye nanjye natabara nkitangira igihugu cyambyaye kugira ngo ibintu bigende neza kuko nta mahoro dufite. Nago najya imbere akamenya ngo mvuge naba mvuga ndimo kuraranganya amaso mfite ubwoba ariko ko dufite amahoro ikintu cya mbere. Namwe mwese aho muherere hose aho bari hanze igihugu ndabasuje cyane muraba agaciro. Wowe ushaka kwamamaza ko wajya kugira ngo utere imbere hamagara 07 813 686 iyo nimero kuri WhatsApp wanyandikira cyangwa se ukampamagara ukantuma agutumikira nta foto nta cyabaye. Wowe muntu ufite ibirori bigiye bitandukanye hamagara iyo nimero iragufasha gufatira amashusho ameze neza cyane yandi bita HD. Murayazi abatayazi n'amashusho ameze neza cyane ndetse n'amafoto agiye atandukanye mu birori bigiye bitandukanye anniversaire ubukwe ibirori bigiye bitandukanye byose tugenda tubikoraho gatanu kukanika. So kano kanya ikitumye ndi hano rero tumye ndi hano yandangamirwa ajya babita indangamirwa cyane indage. So namenye amakuru nta muntu umwe waruzi nyirasenge wa mugabo wataye abana 3. Iyo ndaye niho yagiye ngo yagiye guteza akaturuva ndi hafi igipangu cyaho bari gutukana bya hatara ariko uko biri kose ntago
ngomba gucikwa ibihari kugira ngo turebe ko twakunga imiryango tukareba yuko hari cyabasha gucamo ibintu bikagenda neza. Nyamuneka kuko ntago nshobora kwishimira yuko umuntu ashobora kwicara akaba yicanye n'umwanzi we ugasanga barahuye yamutera ibuye yamumerera nabi. Ntago ari ibintu byoroshye. So bizeye ntago babyoroshye. Cameraman ndariza kugusaba ngo ube kure yanjye ufatira amashusho kure kugira ngo bize kugenda neza, kuko nshobora kugeraho nkasanga ibintu byakasa. Kandi ndaya buriya zirwanisha inzembe, inzembe cyangwa ibyuma cyangwa ivide. Ubwo nicyo kiba hafi. Ubwo cameraman yicunge iyo kamera niba yimena nyine uraza gusana icyo barebaga aho yango bayimire nawe uze kwimena aho bwa cyangwa se utegarewe bamena. So tugiye kwagera ni kuri nyino gipangu kiri imbere yanjye. Tuba tugomba kubikurikirana kugira ngo turebe ko byifashe. Ngo nago yabyemera mama turahirira ngo tumuka byaramo ngo hafunguye ndurira mu kabyara wowe ubundi ucaka wanukaga nkabyihangana data yemwe ngutuka n'ukurinda reka nkubwire ima kujya he nkubwire urambwira iki wowe ntumwizere araje kurya utwaye nawe wagutebuhera Chacha Yesu mwana kancha haruguru ndeko afunguye. Kancha haruguru ndeko afunguye. Ipa. Aha harafunguye mwana twagiye. Nakwiyahora ndagaca. Tufunga. Yemwe uyu muntu wamuntu murapiki murapiki mwana so maze igihe uza kuntesha umutwe wanjye dorundi yinjiye dorundi nyuma yo gutwara ibyanjye n'amatara yanjye yakande uretse mwe kurwana mwe kurwana mureke kurwanira hano muri uru rugo. Oya reka kurwana mwana mpereza ibintu byanjye mpereza ibintu byanjye kandi biki yatwaye yantwariye amatera mpereza ibyanjye yagufite iki cyane amutwariye amatera mwana ase matera wayitwara reka nkubwire urabyibuka cyagiye umugore wamujugunya ziba hangaho kuri matera uretse gato agasambura no urara kuri matera kazanira kwanda gakeneye byibura byemeka gasambira bese twanye kugira ngo tuvane ibintu bikemutse byose sibyo uyu muntu ninde donagapira kanjye musobanura uyu muntu iyi ni ndaya ntaza ahantu bituru ndagukubita ava ku nyamuneka ava kameraman barata uyu muntu mufana kirato uri nyirasenge umupira wanjye ari umugore rero urabizi kandi abyemeye uretse itonde ubyemeye menya amagambo uvuga ni cyagutwarira hato space umenya aho garukira ndakubwiye ngo ziba nkeneye ibintu byanjye ibyo mupfana n'ibindeba namaze kumenya kuri inzererezi icyambere ni matera icyakabiri no mupira wambaye nawo nkuheraho n'uwanjye ntuwuzi aho se yawusubiranya sese ubushize ubwo umugore wa mutahanze buretsambwira ariko wabyihore mu nshuti yanjye wabye uyu mupira ntuwuzi ndawuzi tubwire buretsambwira niba uri na nyirasenge koko tega amatwi mva amakosa y'umuhungu wawe niba koko ave iki kigore kiba kigeze hano reka bivuga reka gushira hanze arankubita mbazi iki niba ari mukuri ari mukuri no mu muryango se buretse byaho ndakuvugwa nyuma nanjye byanze guterata umva nkubwire ava ariko bro niyambure kubaha abakuru se duserere yatwibwire n'inkweto nkuremo se buretse gatwumwa atwasheze ko wimwumva buretse oya ntabwo dushaka kurwana ntabwo we tusobanura byagenze guterata byagenze gute nareke twubahane buretse kugira ngo ibintu byawe bigende ndakubwiye ngo byagenze gute twubahane cya dusuzugurane oya urumva ukeneye ikinona bane tuza urwanya rwose itware neza
twibwira hata byagenze gute oya ntabwo biri oya mwana oya none kubera cyari kunsuzugura hejuru y'ibyanjye tumanze twumve niba njye gufata ibyanjye nampereza ibyanjye twibwira none rero byameze bite rero njyewe wowe ushobora kuba atajyana nabikubwiye byagenze gute ibyo kuranga ibyo bintu byabize mu ibyanjye byagenze gute hereza matera yanjye yampaye nka data umpereza umupira wanjye umpereze baga yanjye uzi watwaye n'ibirimo hashatse no kuvuga niba ukeneye ko nanabivuga oya bose subira inyuma ntabwo nshaka ko murwana reba iki gipangu urabona cyawe se kwa nyagosenge angani mu muryango nabuze kukwakira iwanyu mwatunyara amaraso se ngo ni ibi bipangu bene wanyu bakuzanye cyari ukirwaye bwacye ko batari subira inyuma sinshaka kurengana ngiye mbabare ndamushaka kugira confidence wandaya dore ukuntu ukanuye nk'umunnyi w'ishyamba ibimeneka ni byinshi ibimeneka ni byinshi mani shumi ntubone uyu nyagosenge reka tuganire mumbare rucisha makeya uyu ni umujura yibye n'umwana ntituzi niyo yamushyize ndakuruma wakwiginya impundu urashakamba twibwira uko byagenze bereza ibyanjye ihangane waretse tuza guma aho ngaho guma wavuye mu nzira ubundi akagera akakureka kandi yakwesura wavuye mu nzira kandi akureka kandi arakuruma reka murye wimfata mwice wimfata manze mwice oya mumbabarire reka mubwira uretse tubwire uko byagenze mama uretse kugira ngo bigende neza tuza muturisha wewe mugore wakujugunye nge nkwakira ngo wabarire ngucumbikire byagenze gute rata byagenze kugira ngo twari ibintu ejo bundi urabizi ubushize bashwana n'umugore we ntubizi yaragarutse ansembaza ambwira ati kubizi ko tubanye neza ko na mbere kose ko ntacyo nakuburanye wambaye ukancumbikira ijoro rimwe ko ejo nzajya gukodesha akageto ka make nkashaka ahantu ho kuba ndamucumbikira mu gitondo mbyuka mfite shuti musiga mu buriri ndigendera urumva mu kugaruka nje nsanga n'akamatera kanjye agatwaye niba aragasambi ndabyemera ariko nakane ubwirwa n'iki niba atari abajura ba buretse gatoya umujura ntunze ni wowe umugore wawe yagutanzeho ikirego ko wamwiba ako buretse ese mime wawe wagiye kwihangana mwana wamani namereza ibintu byanjye ntabwo hereza ibintu byawe ntabwo nasiga ibintu byanjye ese ngo nakamatera ni iki nakamatera n'uriya mupira yambaye n'agakapu kanjye nimba ari akamatera gato kari sempre gasa icyatsi hari akantu nabonye azana ariko ngira ngo wenda nako yakuye ku mugore we mbambishyize hirya ariko ntabwo nzi ko ari akawupereka nkakuzanire yego rata mu bundi wowe uri imana y'u Rwanda n'ibindi byose arabizana ureba ko ari imfura wagiye ufuka mu bantu bazima nawe ukagira umuco ng'uwawe aho areba ukuntu ubusabeje ngaho ntabwo aho kanese kataraka akamatera ntabwo ari akawe turabasabeje umuryango kanjye umva kazinge kazinge neza umva ndakajyanira aho ndakazingira ku muhanda mbabarira neza ibintu bigende neza nakazinge umva kazinge neza kugira ngo ibintu bigende neza namuneka mujye mu bimfura mwana mwazanye ntacyo bamuhungura nanye nawe ubundi se urabona aribwo ageze iwawe do ibi byose yapakiyemo se byari biri ntacyo ndabijugunya ari hirya aribi ntago ntindamo tisubira akakoranya n'uyu nufateye nguyu waza wayiguze iki wayiguze iki wakana ngo nta matero ngo ufite ngo aryama ha wayiguze iki mbese ubundi urabona iyo ngiyo ari matero noneho usubwo nana yintwaza ubundi si wowe wayizanye ubundi ubu yakayitwaye niwe wayizanye none si ubwo ukabya ntiwahakanaga ngo nta kintu ngo ujye uzana hano tuzanye ukuri reba zose yaryamye ari kuyitaka amatero ngaho reba sha turaryamyeho se ntabwo yaryamyeho ase mwana ubundi wowe uri kumbaza oya njyewe urampori gabanya amahane uri mafuti uri kwiyenza n'umupira wandi wambaye sha urumva nankubita kandi ngwino reka kwirukanka ntugakora amafuti nurangiza ngo ihagarare mu mafuti umuhereze amahana ava hano umuhereze wamuhereza umupira we muhereza umupira we birangiye bive hano nunangore ho bene wanyu dore ngaba
nakubwira umereze umupira wanjye bakwambike mereza umupira wanjye nigende mereza umvire mu buzima sinzongera nsiga kukubisa njye nari nakwihoreye oya utaragwa amabuye n'amatuzabe murekesha nanjye ko ndi mugufi nahita nkumanira kubizi uratumurangira ugaragaza umuntu mufu waturanye mutaga gukora hasi ni gutya doreba tankumena gukora hasi biranyarada ntabwo ndi nkabanza kwihina nahita nkumanyura uri na mugu baza kuntwara mimi kankutwaze basi kankutwaze ntabwo nzabura abagabo sha abagabo n'abagabo muceri sinzababura akira matera yawe mereza amatera yanjye arayibojeje yo gahamba yaje ari cyane maze gusaza aratumutse arangije hereza amatera yanjye sha mami urabeho rata sawa mu nako muranje mbere no byo byanye we bana mutahagara mazwande mu burenge mu uwaje byanye ya ndindira amatara ubundi kuri kitaba yaje maye ngo ngikiraye asoma cyangwa urajya ngo namvira mu buzima amaterangera so abadukurikiye ibibaye murabibonye nari narenzaho ibibaye murabibonye nsanza no gusera ariko birangiye ndayitwaye ibintu bye da mushakire moto reka nkusha kandi arengana ngenda gusenya turazanye nkusha cyo ari mu muhanda turabona moto nta kibazo so imana ikomeze kubarinda